nta muntu wimenya. Ugereranije n'abantu bari mu kigo. Oya. Ntabwo ibyo njya mbireba ngewe umuntu niwe umuntu hari urwego umuntu yifatamo, ntabwo ibyo njya mbigendaho ngo mbirebeho. Umuntu yakwibaza ngo Tita ni umumama w'imyaka ingahe? Ngewe ndi uwo muri 82. 30 na? Yego. Acyari muto. Ndakuze. Ndi kuza. Naje ndi hafi mfite n'abana bakuru cyane. Ntabwo nabandi muto mfite abana bakuru. Hanyuma Tita mu bana cyangwa se mu bana 8 uvukamo, 4 b'abahungu na 4 b'abakobwa, niwe mwana wakunze muri famille yawe mu bana muvukana ukamukunda cyane ko? Bose ndabakunda cyane. Cyane pe. Nawe ntoranye. Nawe ntoranye bose ndabakunda. Mu bahungu kunane cyane? Ahubwo uvuga ngo hari uwo dusabana cyane. Bo musabana cyane? Yego. Yitwa Mbarushimana Alexis. Ni n'umuhanzi yitwa Direx mu izina ry'ubuhanzi. Yego, ni umu-DJ. Ubwo nani ukunda cyane? Turakundana. Oya hari ukuntu okay ntago twangana ariko hari uwo musabana cyane. Kuko nyine nuko nguko bimeze. Dusa n'abasabana cyane mbese urukundo turakundana ariko nyine dusa n'abahuza cyane muri make. Turuzuzanya. Hanyuma Titi ni Tita mu bana 8 papa na mama, papa wangana iki na mama wangana iki? Ubaheruka ryari? Ejo bundi twari kumwe mu ntangiriro z'umwaka narabasuye. Yego. Usura papa na mama? Yego. Buri wese musura ukwe ntago babana. Kubera iki papa na mama batabaje? Baratandukanye byo muri iki gihe nyine. Ntago bahuje nyine. Hajemo ibibazo kandi ntago wakwinjira mu by'ababyeyi cyane. Birashoboka twaryo ubona byanze nyine Imana ikabyemera bikaba. Hashize imyaka ingahe batandukanye? Ni myinshi cyane 20. Umuntu yakwibaza ese birashoboka ko abantu babyarana n'abantu 8 nyuma aho bagatandukana? Yego birashoboka cyane. Haryo biba kwihangana haryo bigeraho bikanga. Umwana w'imfura mu rugo ubona icyatandukanyije papa na mama, uri mukuru cyaratewe n'iki? Habayemo ibintu byo kudahuza nyine n'ifuha ryajemo. Niko nabyita ngewe. Ari ndufuhira undi? Sinabyita ikira. Papa wanjye yarafataga cyane. Mama akihangana. Nuko muri make papa nyine akagira n'amahane, mama abonye ari ibyo abonye akamubaza, papa agatera amahane agashaka no kurwana. Ubwo nyine byarangiye nyine ubundi papa azanye umugore mu rugo. Mama aranabaharira, nkarya mu cyumba cye n'undi ajya mu kindi. Mama nyine urumva yabaye imfura aratuza ajya mu cyumba aharira uwo mugore icyumba cye yararagamo, mama ajya mu kindi. Nuko noneho rero birangiye ubwo nyine urumva hari aho bitageze ngo bigende neza, yenda hakazamo guhima abana, papa agahima abana, yahima abana mama nyine akavuga ati mwihangane. Hakaba n'ubwo umugore nyine bijemo ibibazo ageraho ngo adutera hejuru. Niba umugore yageze aho wenda akiyumva ukundi ntawamenya, adutera hejuru twese turasambarana nyine na mama nyine. Ubwo ubuyobozi nibwo bwabatandukanyije. Papa wabana n'uwo mugore? Ntabwo mbizi. Ntabwo navuga ngo niyo babana ko nyuma aho hari nyine nagiye numva hari abandi ariko banza ari ubu ngubu bari kumwe ntawamenya. Niko ngo papa wawe yatandukanye na mama wawe bamaze kubyara imbyaro 9. Bivuze ngo papa wawe afite abandi bana ku ruhande? Yego. Wari ufite imyaka ingahe batandukana? Mfite 17. Ni nabwo nashatse. Washatse umugabo ufite imyaka 17? Yego. Urangije kwiga? Oya. Nyine kubera ubwo buzima byarangiye nyine byanze. Washatse umugabo warataye ishuri? Yego. Wataye ishuri ufite imyaka ingahe? Nyine nicyo gihe.
ufite imyaka 17. yego ni kwihangana. ubuzima bwaranze nyine ndashaka ku myaka 17. yego ubwo ubyara umwana wa mbere ufite ingahe? 18. Ubuse ntibyabushoke ko ureka gushaka ukajya kubana na mama cyangwa ugahitamo gukomezanya na papa? ubuzima ntabwo bukagenze neza. munyihanganire. nta kibazo, ni ukwihangana mwese niko bimera. ikintu kiba kindiza nuko nakundaga ishuri ntabwo byankundi. watubwiye ngo wari ugeze mu wa kangahe? nari ndangije uwa 3 ngiye mu wa 4. Mu wa 4 segonderi. n'ubundi ariko ubuzima bwageze aho buba bubi tugasibira. njye n'abavandimwe banjye harimo n'abandi bagiye bacikiza amashuri kubera ibibazo by'umuryango. ni ukuvuga ngo mu bavandimwe banjye bangahe babashije kurangiza? ubu tuvugana ni 2. yego mu bantu 8 ni 2 bonyine barangije, abandi bose byaranze bagiye bacika. yego ni ukwihangana. hanyuma Titi, urabibona agahinda nk'umuntu wahuye n'ibikomere by'ubuzima byinshi cyane. kandi umuntu akureba disi ntabwo akurebeye inyuma, ntabwo yatekereza ko waba ufite igikomere kingana gutyo. giterwa na famiye. yego buriya bari bavuga ngo waraye nawe burinda ngo warose nawe burinda bucya. kandi nabikundaga kubi. ariko buriya hari igihe ibyo twifuza tutabigeraho nyine kubera navuga ngo ni gahunda ya Nyagasani cyangwa se simbe niba ari ya shitani niba ari ya Nyagasani ntabyo namenya. wenda hari byinshi tutari bwinjiremo nko ku mateka y'ubuzima bwawe bwo gushaka kwawe. reka tuje kubigira prive, tumere nk'ababitarutse twivugire ku buzima bwawe bwite. nka Tita, kubiswe n'ubuzima wisanga washatse umugabo mu buryo utateganije utanateguye, nyuma yaho gatoya ubyara abana ni umugisha. Imana iguhereza abana kuko abana niwo mugisha wa mbere, ngo ni umwana uturuka ku Uwiteka. abana ni umunezero kuri wowe, kabone n'ubwo wenda umugabo bitawe bimeze neza cyangwa muri famiye yindi, ariko abana ni umugisha. Tita, ni cyo kintu cyaba cyaragushimishije mu buzima bwawe tuvuye ku cyakubabaje, kuko ibyakubabaje byo n'umugisha ari byinshi. niba ni cyo kintu utekereza ko kiragushimishije? mfite mubyara wanjye twigeze kugirana ibibazo, nabwo ari ibintu nk'ibyo by'imiryango. banteranyije nawe aba hanze, naramukundaga cyane. turasa n'abatishimiranye nyine, ariko bitewe n'abantu, amagambo y'abantu. twongeye kuvugana numvishe binshimishije mu buzima, numva ndanezerewe. ni Imana yabikoze, nabyo narabishimye Imana. biri mu bintu byanshimishije cyane. hanyuma Titi, reka twe gutinda kuri ibibazo by'ubuzima bwawe. yego ubonye nimero za Mr. Gugu uramuhamagara uti wifuza ko mwakiteri. yego tumere nk'abahinduye amarangamutima hagati ya twigarukiye mu buzima bwo gukina filime. kubera ko wifuza kuba waba umukinnyi wa filime? numva nabishobora, numva bindimo, ndabikunda. niyo mbonye filime numva hari akantu umuntu ashobora gukosaho avuga ngo yari kubigenza gutya. bisa hari utuntu mbona numva tunshimishije gukina nyine, numva n'imbere n'ibyo ngibyo, mbese numva ndayikunda, zikunda mu buzima busanzwe. yego uretse kuba uzikunda, hari ahantu waba warigeze kubikora? ku mashuri. yego ku mashuri ugeze ukina amakinamico n'amakiyate? yego amakinamico. waba ukurikirana filime nyarwanda nibura ngo tubwire bamwe mu bakinnyi wemera ukunda muri filime nyarwanda? nkunda ba Fabiola. ukunda Fabiola? yego niwe wa mbere nkunda. nkunda Kayitesi. Mistimeti.
birancitse mwihangane. uba wumva nka role wakina neza ari iyi y'ububyeyi. Y'ububyeyi numva yanshimisha ariko nta mico mibi. Ndimo ndaha abantu uburere bwiza, ndabagira inama cyangwa abantu runaka n'abagabo nabagira inama ko ari ibyo nzi, bene ibyo mbe numva binshimishije, mbese numva bimbamo. Yego n'ibintu byo nkunda Imana mu buzima busanzwe, nkunda Imana. Mba numva rero gutoza abantu gusenga tuntu n'utwo mbese. Director niwe hitamo abakinnyi. Director niwe hitamo abakinnyi agahitamo na role azakina. Uyu munsi wa none director aramutse aguhitiyemo gukina uri umukobwa wagumiwe iwabo utangiye gushuka abana n'abagabo. Gushuka abana n'abagabo. Yewe. Manuba okay byaterwa. Ntabwo mbikunda. Manuba najya mu kintu kiraryoshye kugira ngo bamvume ko ari gukina filime umuntu wese ngo dore cya kintu kitare wa mugome barakubwiye bati umwana Tita ugiye kwactinga tugaye se ugiye kwactinga uri gutereta umwana w'imyaka 27 ufite imyaka 40 umusaye ko mu bana tugiye kwara 1 2 3 action dutangire tugiye gukina tugiye kwactinga iwe si umwamba bari mana we okay ndabizi yuko ntago nabinanirwa ariko kubigaragaza mu bantu ntago mbikora. Ubu turi kuri set turi gukina tugiye gutangira ndabara 1 2 3 dutangire. Mfite amafaranga. Umukobwa ufite amafaranga ufite imyaka 40 ugutereta kana k'imyaka 27 kugira ngo mubane. Ngiye kubara 1 2 3 ngeza kuri 3 nova action kadutangire 1 2 3 action. Sheri naragukunze none ko nagukunze kandi ko mfite ibintu n'amazu wanyemerera akugira uwanjye ibihe byose cyangwa uwanjye ushatse kuvuga iki nyine tukibanira nk'umugore n'umugabo wanyemerera nta mugabo ufite ko mbona ukuze oya mugabo se nawe nta mugabo nawe nese nkujeho ntabibona ko abagabo bahari niwe nakunze ntabwo byashoboka ntabwo nakundana n'umuntu sha wambabariye ko mfite amafaranga menshi ajojoba wamfasha ko nakwikundiye tukayasangira ibihe byose mfite menshi n'ipusi itasimbuka wanyemerera ufite inzu zingahe mfite inzu umujyi wose wa Kigali hafi aho hose n'uwaki mfite amaetaje mfite wanyemereye ko nakwandikaho namwe muri ayo mazu ushobora tuzasezerana yesezera we tuzabipanga wanyemereye hari ibindi wenyemerera ibindi byose tubizizana bizaterwa nuko uzanyitwara ndamukeneye kandi niwe nkeneye niwe nshaka nta wundi nshaka nkeneye umugabo ariko niwe nshaka niwe nikundiye. Alright mumubonye muti ese yabishobora cyangwa mwe muri kutureba kuri Iris Rwanda TV uyu mumama wamwita Tita ese yashaka uri murasekeje birashekeje mani mbaharire we okay ako urugusaba Imana imbabazi kandi abayisilamu ntibemera Imana. Aha njye nemera Imana cyane mu buryo budasanzwe Imana yankoreye ibintu byinshi cyane birenze ko umwana w'umuntu atekereza. Nose ni umuyisilamu iryo ni ibanga ryanjye kwamwe n'abayisilamu yatubwire umugabo wanjye ni umuyisilamu twarasezeranye mu idini ibindi ni ibanga mwarasezeranye mu idini kadukomeze. Turacyari kumwe na Tita umwe mu bantu beza dufite kuri kamera umwe mu bamama beza umumama w'abana 4 yego umumama wifuza gukina filme yego uramutse ugira amahirwe yo kwactinga muri filme muri amwe mu mafilme dufite nize mpinduka wabuzanyemo. Okay
hari ukuntu abantu bakina ariko nk'abo muri kumwe ukagera ukabegera ukavuga uti rero ndifuza ko waza ejo hazaza waba umwe muri aba bantu bafite iterambere. Yego. Ikindi ndumva n'akanama nzajya ndakajomba mu mbabarire. Inama ni ikenewe cyane, buriya ufite inama ibintu byose biraza mu mutwe. Filime ni imwe mu bikorwa umuntu akora cyangwa se ni nk'umuhanzi amanza kuzamura impano ye, kandi birashoboka ko ushobora kuyikora umwaka umwe, imyaka ibiri, amafaranga akabura. Muri iyo myaka ushobora kuyihanganira nta kintu kwinjiza mu rugo kandi urumva mugaburira abana. Ibintu byose cyambere ni urukundo. Ukunda ikintu, ibintu byose biraza kandi bitanaje burya urabyakira kubera urukundo ufitiye ikintu igikorwa. Yego, nta kibazo nabyakira. Tita, turaganiriye, dufite amafilime menshi, harimo filime Itwikiro cy'urukundo, Silent Killer, Darkness of Christmas. Filime nshyashya iri gusohoka inakunzwe cyane n'abanyarwanda batari bakeya ni filime yitwa Our Heaven. Ushobora kujya kuri YouTube ya Ayusi Rwanda ukayireba. Parti ya mbere yamaze kugera hanze, mbibutse ko parti ya kabiri nanze kuyishyira hanze kubera impamvu ntarabona 10K, ntabwo nshaka kubikora. Mbibutse ko knowledge is power, ubwenge n'imbaraga cyangwa se ubwenge ni igikenya. Mudusure kuri Iris Rwanda TV, mukurikirana ibiganiro byacu bitandukanye aba Facebook, Instagram n'ahandi hose. Ariko kandi ukeneye kugubwa neza, gana Lipia Restaurant iherereye mu mujyi imbere ya ADPR Muhoza. Gana Susa Garden, ni restaurant iherereye ikajyana na jardin nziza, iherereye muri Susa hepfo ngiyo. Ukeneye kuhagana duhamagare kuri nimero ziri hasi. Dufite Urugano Virunga Palace, iherereye mu Kizungu. Ukeneye kuryama, ukeneye aho gukorera ukwezi kwa buki, naho ngaho nyine tugane kugira ngo twakirane yombi. Uzahasanga bamwe mu bakinnyi ba filime Ikiro cy'urukundo kugira ngo bagufashe kuruhuka no kugubwa neza. Ahandi wadusanga ni kuri BNB Grace Bed and Breakfast, nayo iherereye mu Kizungu, naho hepfo nyine nuko nguko. Aho uzashima naho ngaho. Ukeneye kwigisha umwana wawe ahantu heza, tugane kuri Kingdom School na Wisdom School. Ariko kandi abantu mugana mu Kinigi dufite imigati myiza, dufite amapiza meza, tugane kuri Appetit na Backrise, ubundi tugufate neza, ugubwe neza, wubake icyo bita umubiri. Kuri kamera hari Heritier. Reka twikomereze n'umumama mwiza, nakomeje kuvuga ngo ni mwiza. Iyo ukomeza kwiga ntuba waragiye mu marushanwa y'abamisi? Nago mbizi. Iyo wireba mu kirahuri ntujya ubona ko usa nka misi? Oya. Gogi. Ntabwo mbibona. Uretse umuntu wagutwaye, umusore guteretse bwa mbere, ni irihe jambo yakubwiye? Ngo ndi mwiza. Gogi. Nyine yarabimbwiye. Ndashaka kubisubiramo. Uvuga ngo umusore wanteretse bwa mbere yarambwiye ngo ndi mwiza. Yego. Gogi byagenze ngo yarambwiye ngo ndi mwiza, arankunda. Inde?